niya ntari simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo sinjye tandukanye umunsi nijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby mami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling is you I have a malaika Jafitaka malaika bivuga kenshi oya ntibishira ibyuko wantwaye umutima babe ese mbwira ujya ubikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya nkivuga imitoma yo mu nzozi zanjye uhoramo niyo ngize ngo mpange ni wowe unzamo nakupenda morning to night my desire my reason to live darling is you yeah I have a malaika Jafitaka malaika yes muraho mumeze neza nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice mugiye murimo bigize isi yacu ngo cyane cyane by'umwihariko ndavuga abari mu Rwanda mutuye mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu nkuko twabibabwiye rero uyu ni umwanya cyangwa se aha ni mu rugo rwita rw'abantu bafite inzozi home of dreamers tuganira n'abantu batandukanye tujya mu bintu bitandukanye cyane cyane bijyanye n'inzozi cyangwa se n'impano ubwo uyu muntu yabyise impano bihurirana n'inzozi nyine yari afite hanyuma tukagera ku iterambere rye cyangwa se tukaganira ku gutangira kwe cyangwa se tukaganira ku rugendo rwe ubwo tubisanisha n'ikiganiro The Journey Show kiba kuri 93 n'igice kimwe Fine FM aho tugira ikiganiro cyitwa The Journey Show kiba ku cyumweru saa 8 kugera saa 10 aho ngaho twibanda cyane cyane ku banyempano ndetse n'abantu bafite inzozi zigiye zitandukanye nk'uhaye ikaze rero muri kino kiganiro cyacu aho uri hose nizere kumeze neza nawe kandi niba bitanameze neza umwaka utaha cyangwa se mu kindi gihe nk'iki ngiki uzaba urimo gushima turabyizeye hanyuma kora subscribe ukore like comment ndetse na share numva bino bintu byo tugiye kuvuganaho hari icyo biri bugufashe nubona hari nicyo byafasha nundi aho ngaho rwose nawe ntutinde gushyigikira twebwe cyangwa se ugudushyigikira hanyuma urimo urabibona imbere za kamera yacu hari umwe mu basore cyangwa se reka nangire mvuga ngo umwe mu bagabo bafite urugo kubera ko njye ntabizi araza kutubwira niba koko afite urugo araza kutubwira wese hanyuma n'umwe mu bagabo bafite urugo umwe mu basore nanone b'abagabo bameze neza cyane muri kino gihugu cyacu mu bijyanye n'impano niyo mpamvu twamuzanye kugira ngo tuganire ku kijyanye n'impano nawe nibura aho ngaho uraza kuduha igitekerezo cyawe kuri comment bitewe n'ibyo twaganiriye reka rero ntangire mu ikaze atangira asuhuza abadukurikiye ubundi n'ibindi bintu turagenda tubiganiraho gato uraho neza wa mugabo uraho neza nawe nitwa Beni ntago ndi umugabo cyane ndi umugabo ariko sinubatse ariko nishimiye kubana namwe hano mu kiganiro ntago uri umugabo cyane oya nta mwana mfite nta rugo mfite ntago uri umugabo nyamugabo ntago ndubaka yes uri umugabo ariko utarubaka utarashaka umugore yego okay hanyuma iyo wibwira nk'abantu rero batakuzi cyangwa se batarakumenyaho nkawe iyo ugiye kubabwira ati Beni n'uyu muntu babwira ko Beni ari muntu ki
umusore nyine nk'uko nabivuze utarubaka, nkaba ndi umuririmbyi, ndi n'umwanditsi w'indirimbo, nkora n'ibindi byose bijyanye n'umuziki to. Ati akora n'ibindi byose bijyanye n'umuziki, ubwo ngubwo bijyanye no kuririmba no kwandika nk'uko yabivuze, ibintu byose bifite aho bihuriye na music bwo akorana nabyo. Gucuranga nabyo bijyana nabyo gake ntabwo biraba cyane. Abantu bashobora kubona uri kuri izi kamera bakavuga ati se Beni, nyine urumva ko hari abatakuzi byensiri bavuga se Beni ninde, akora iki, akorera hehe? So ubwo rero ngo bamwe barabyumvishije cyangwa se abatari babizi barabyumvishije. Hanyuma tubwire rero urugendo rwawe guhitamo umuziki, byaje bite? Kuko hari ibintu byinshi wakabaye wari gukore, ariko kubera iki haje noneho umuziki akaba ariho uvuga ati ibijyanye n'umuziki byose ngiye kubyitaho? Umuziki nyine niwo nkora kuko ariwo by'impano yanjye. Numva iyo ikintu wumva ugishoboye kandi ufite n'abandi bantu muri ufasha muri byo nabo, ari nibyo bintu nyine, ntabwo bavuga ngo nicyo kintu mbamo gusa, mbonye n'ibindi nabikora, hari n'ibindi mbambamo, ariko umuziki niwo mbamo cyane kurusha ibindi kuko nyine niyo muntu, abantu benshi bagira impano zabo, iyo muziki wanjye rero n'ibijyanye no kuririmba nibyo byose navuze. Umuziki wawe n'ibijyanye no kuririmba n'ibindi byose wavuze, ubwo birimo no kwandika. Hanyuma abantu bagira ikintu bita kumenya ngo ndakora umuziki, ndakina football, ndakina filime, ndaba umwanditsi, ndakora ibisigo. Guhitamo icyo kintu nicyo ndimo gushaka ko twibandaho cyane. Gute wowe nyine nubwo n'ibindi byose ubifata, ese ko wajya mu bintu byinshi, ko hari umugani uvuga ngo ujya mu bintu byinshi ukabura na kimwe kubera ko byose wabyirukansemo? Kubera iki wahisemo kuza muri uwo muziki? Nicyo kintu ndimo gushaka gukomoraho, kuvuga ngo ni impano yawe, wabyumvishe ryari, wabyibonyemo ryari? Se kubera iki ubifatanya, kuki utakora kimwe nyine noneho kugira ngo kiguhereze umusaruro wenda wagizemo imbaraga zawe zose kuruta uko wabijyamo byose? Oya, nta n'ubundi rega kuvuga ngo uba mu bintu byose ubwo bibamo nyine, ariko hari icyo ushyiramo ingufu cyane kuko ubona ko ari cyo nyine kizakubyarira umusaruro kurusha ibindi. Rero umuziki nibyo nk'uko nabikubwiye, nibyo nshoboye cyane kurusha ibyo bindi. Hari igihe ubona amahirwe yo gukora ibindi nabyo, harimo izindi nyungu ubona zirenze ziri mu muziki. Ntabwo umuziki ni ikintu utareka, ugahindura uburyo ukoramo. Wenda nk'ubundi kuvuga mbikore nk'umuhanzi, nandikira abantu indirimbo, ariko nshobora kubona ibindi bintu binyokipa, ariko umuziki nkawajya nkukora nko kwishimisha noneho, kuko ni hobby, ntabwo ari ukuvuga ngo ni impano birangiriye aho gusa tu. Keti ni hobby. Ubu rero uri icyo nkundira abantu baba bahise bagira nk'amatsiko, tuse koko umuziki ko bavuzemo ibintu bijyanye no kuririmba. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu ni umwe mu ba vocalist numvishe ngiye ku giti cyanjye, numvishe ndavuga ati wow. Abantu rero baba bafite n'amatsiko bakavuga bati se katwumva iyo voko, twumva urimo kugenda uvuga ati wow, banumve noneho n'ibindi turaza kugenda tubiganiraho. Turaza kwibaza se gute umuntu amenya igihe cyo kuvuga ngo ngiye kuririmba, niba ari ukuririmba ngiye najya muri ibi ngibi, kuko nawe byanga bikunda afite experience bitewe n'ibyo yaciyemo, ko ntago ari umwana. Noneho ku bijyanye no kuririmba hari ikibazo se abantu tubumvishije kuri ya voko, numvishe nkavuga ati cyokoze nta kibazo, katuba bonje tubumvishe, ibindi turaza kugenda. Hano dukoresha ibikorwa cyane kuruta uko tubabwira. Katubumvisheho kamwe mu karirimbo wenda cyangwa se tubiri ushobora kuba ufite, then ibindi turaza kugenda tubiganiraho. The way she wind up bituma numva namuguma iruhande, when she's smiling ndahwera sinabeshya, uburyo nkunda mba mbona ari movie. She's a fashion killer, ibyo ntawabihinyuza, niyo mpamvu my bed nanjye ntarekura, niyo mpamvu atuma agenda no forever. Niwe nze kunda mukundane n'ibyo byose forever, niwe nze ahoza iteka mu mutima wanjye forever.
niwe nzakunda mukundane n'ibyo byose forever niwe nzahoza iteka mu mutima wanjye. Iyo bayita forever, indi bayita iyo ngiyo nyine ngiye gukora niyo nakoze n'ubundi nshya mfite bayita uri mwiza. Nayisohoye kuri Saint Valentin mu rwego rwo gufasha abantu bakundana gukomeza kuryoherwa. Malaika nukururike zambo nusa na malaika, njye ntacyo nabona naho umuryango kwibaruka. Waje nk'izuba wazanye impinduka, wanjyanye kure y'umwijima, kure y'umwijima, unkunda uko ndi ntujya uhinduka, ntacyo nakunganya. You got me, ni wowe nkunda, nta wundi wakundutira, ni wowe mugisha mfite mu buzima. Oh yeah, yeah, yeah. You got me, ni wowe nkunda, nta wundi wakundutira, ni wowe mugisha mfite mu buzima. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Sinzi niba hari unkundaga, kuko ni wowe neguriye umutima, n'umugisha kukugira mu buzima, uri mwiza inyuma no ku mutima. Sinzi niba hari unkundaga, kuko ni wowe neguriye umutima, n'umugisha kukugira mu buzima, uri mwiza inyuma no ku mutima. Uri mwiza inyuma no ku mutima. Hanyuma iyo wavuze ko uri umwanditsi, ubundi umwanditsi w'indirimbo ni ikihe kintu cy'ibanze iyo arimo kwandika batagomba gusiga? Kwandika buriya njye kuri side yanjye sinzi iby'abandika. We kwandika n'ubundi bigira amategeko yabyo, hari ibintu uba ugomba kwandika, abantu bose barabyandika abenshi. Ariko njyewe mwanditsi wa danje mba numva ni umuntu wandika ibintu agashyiramo creativity to, ukumva ibintu yanditse ni ibintu umuntu wese yumva kumva nyine. Ni ubundi uravuga ati ibi bintu iyo ugiye kwandika uba ufite target y'abantu wandikiye ibyo bintu. Abo bantu sasa wandikiye ukareba ibi bintu abantu nandikiye bose bazabyiyumvamo. Nicyo cya mbere to. Nimba uvuze ngo ujye gukora indirimbo nk'uko mbibwira ngo nakoze indirimbo ngamije by'abantu bakundana, iriya ndirimbo uri mwiza ni indirimbo umuntu washatse yatura. Abantu benshi narabibonye kuri Saint Valentin, ababyeyi bashatse barambwiraga ati bro wakoze indirimbo nziza yamfashije, nayibwiye umugore wanjye. Abasore bakiri mu bintu nyine byabo byo gukundana nabo bitarabaseriye byose ugasanga bose bayumvise moto. Sasa akaba n'ikindi gihe wandika biterwa na sijeto, ariko umuntu nyine mwiza umenya abantu wandikiye, kandi nyine cya kintu kibaye successful nkuko wabitagetingaga, umenya ko koko wahamije, wanditse ari ibyanyabyo. Okay, tumenya ko koko wahamije. Hanyuma se umuntu akurebye arabona uri umeze nk'umuntu uri shy ukuntu no mu buzima busanzwe, cyangwa wenda iyo hari ahandi hantu ujya ugera kuba shy bigashira? Ntago ndi shy cyane, ariko nyine ntago nanone nsara cyane. Ntago ihagara mu bintu bibi intambara nyine bisaba. Oya, ntago nditonda man, njye ndi umuntu ushaka kuzagera ku bintu birenze. Rero ntago nkuko babivuze I'm a dreamer man. You are a dreamer. Ntago mba numva. And then you are umuntu rero ushaka kugira ibintu bya danger man, wirinda kwisamara cy'abantu bose, ntago baba kwishimiye. Hari igihe usara ukisanga hari ibintu bimwe nyine abantu bamwe batakaje, buriya ku magambo menshi avamo ibicumuro man. Hari igihe usara
ukisanga hari abantu bamwe batakwiyumvisemo ariko buriya kwicecekera ntabwo wamenya ngo umuntu nta muntu wapfa kukwanga nta kabisa ariko n'undi nta bantu njye nanga abantu bose mbatekereza neza. Iyo bigeze se noneho mu gihe cyo gutereta ko mbona abantu ngo baba batuje bya hatari bigeze mu gihe cyo gutereta byo baba ari babi cyane. Oya njye n'undi kubera nandika indirimbo ubundi nizo nkora cyane ntabwo njya nkoranga indirimbo ngo z'ubuzima cyane ngo njye urukundo. Rero abantu bazi ngo nzi gutereta cyane ndimo ndasanisha ukuntu witonze nyine uri akana keja. Ntabwo njya ntereta ni ukuri. Ubwo nari ndimo ndibaza ukuntu iyo urimo gutereta n'indirimbo wandika wayiririmbiye nk'umukobwa niba yagucika. Ahubwo wenda nakuririmbira ariko ntabwo njya ntereta ko ntabwo byaterwa nta muntu utabijyamo ariko ntabwo ari ibintu nk'umwanya cyane ntabwo ari ibintu nk'umwanya. Buriya mu byemezo byose mu buzima umuntu afata mu buzima bwe kuri stage izo arizo zose buriya ajya kubifata afite impamvu nyamukuru imutera nyine gufata icyo cyemezo agiye gufata, niba ari icyemezo cyiza cyangwa atari icyemezo cyiza. Kuri wowe nihe mpamvu igutera se kuko uri umusore iboga reka mbivuge muri ubwo buryo, uri umuhanzi uri umuririmbyi mwiza, abakobwa noneho bakunda abantu nk'abo ngabo, we nihe mpamvu ituma noneho uvuga uti no reka niyime byo gutereta? Ntabwo navuze ngo sintereta ariko ntabwo ari ibintu nk'umwanya cyane. Uratereta ariko ntabwo utereta cyane. Ntabwo mani kwanza nta nubwo njya mbikora atari ukubeshya. Wabikora waganira n'umukobwa ukamutera, hari n'igihe ushobora kuganiriza umuntu akagira ngo uri kumutereta kandi atari byo urimo, atari yo misiyo yawe. Njye nkunda kuganira cyane, njye nkunda kuganira abantu b'inshuti zanjye barabizi, nubwo nagira amagambo menshi ariko turaganira nk'uko turi kuganira kumva bimeze neza. Ntabwo wavuga rero ngo hanyuma reka twize kwibanda ku kintu kiba ari icyatuzanye nyamukuru kuko niyo mpamvu ya Million Ways Entertainment. Ni ukureba abanyempano, ni ukureba twakora iki kugira ngo imyidagaduro entertainment impano zifashwe biri muri iyo sekiteri y'imyidagaduro bose bagire itafari bashyira kuri iyo myidagaduro. Either umuntu wese wumva afite courage yo kwandika indirimbo, kuko hari abanditsi beza batari abaririmbyi beza, hari n'abaririmbyi beza batari abanditsi beza, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ese umuntu abihuza ate kugira ngo amenye ikintu cyo agomba gukora kikamubyarira umusaruro? Kuri ubu ngubu wavuze ko uri umwanditsi, uriyandikira cyangwa hari n'abandi wandikira kugira ngo nabyo tubashe kubitandukanya? Njye nimba nabyita umugisha, njye byose ndabikora, ndandika ndiyandikira nkaniririmbira. Hari n'abandi mfasha kwandika. Hari n'abandi ufasha kwandika hari zimwe mu ndirimbo wanditse zizwi cyangwa mufitanye amasezerano y'uko utagomba kuzivuga, ko hari n'abavuga ati ngiye nunyandikira utazabivuga? Ntabwo aba ari byiza cyane kubivuga ariko zirahari. So wavuga like nk'imwe ebyiri cyangwa se eshatu zagiye hanze ukavuga ati ninjye wayanditse, either nubwo wenda mushaka kuba muyizi ninjye wayanditse? Akenshi ngewe ukuntu nanone mbikoramo ntabwo ubu ngubu cyakora mbisigaye mbikora nkandika indirimbo nyine akaba ari njye wayikoze yose nkanabihembera. Ariko hari ukuntu wandika indirimbo umuntu ashobora guhamagara tukakuziho ubwo bushobozi akabwira ati ngwino mfasha, ukamufasha. Akenshi nabyo byarabaye turi gutangira, ukamufasha. Rero ntabwo icyo gihe product aba ari yawe, ntabwo wajya kuvuga ngo iyi ndirimbo ninjye wayanditse, niyo waba wagizeho uruhare 80%. Ariko narakoze kabisa, zirahari. Nta nimwe watumentioningiramo cyangwa ebyiri eshatu kujya, kuko abantu hari n'igihe banavuga ati kuko abantu hari igihe batanga attention bitewe n'ibyo credit yayo kuri indirimbo biba biriho abantu bazanditse. Rero kugeza ubu muri izo uri kuvuga zirenze ntayo mfiteho credit yuko ari njye wayanditse, ariko ziba ziriho uruhare kabisa. Icyo kintu ntabwo turi buze kukinjiramo cyane, ariko kimwe mu bintu abantu bakunda gushinja abantu benshi cyane cyane hano mu Rwanda, ngira ngo niho biba, sinzi niba ari ukubera uburyo bwo kutaba abantu babikora babikoze mu buryo buri profession, cyangwa babikora rero batazi professionalism icyo ari cyo, cyangwa bataraha agaciro ubuhanzi bw'umuntu, kuko ubuhanzi bwose buba bugomba gutunga nyirabwo.
muri Amerika usanga n'uwafashe like nk'uku nguku turi hano n'urimo gufata wenda kunzanira amazi nshobora kumumentioninga uwateguye background, uwateguye ibintu byose credit ye ikazaho. Mu Rwanda nihe mpamvu ibintu byo gutanga credit bitajya bisa nkaho bihawe imbaraga cyane? Usanga wenda hari abazihabwa, abatazihabwa rero ahubwo hari abatazihabwa kandi abantu batariwe rega ntuza naho muri Amerika ntabwo watangiye gukora ikintu ako kanya ngo utangiye kubona credit. Ni ibintu bifata igihe, ahubwo abantu nyine ni ibintu by'Imana, ni system ihari itari nziza ariko niko bimeze. Ntabwo ubuntu atangira ngo ahita atangira kubona ama credit, ari igihe bisaba aba ariyo nzira to nyine ni mahitamo y'abo bahanzi bakora indirimbo cyangwa baba bagusabye kubafasha. Rero ni ibintu byumvikana kubwira umuntu ngo yakwandikiye noneho umupeti n'abasitari sinujya mva babipfa abantu bazwi bombi, umwe ari umusitari n'undi ari umusitari. Wongera andi mbona narayanditse ngo nibampaye credit, yumva ngo barayikunda kuko ni indirimbo nziza indirimbo nziza rero ibihaye witije umurindi tu hari ahandi yigeza nawe utabigizemo uruhare. Okay, hari ahandi yigeza nawe utaruzi kandi utanabigizemo uruhare. Gusa nanone twari turimo turebera hamwe ikintu umuntu ashobora kuba yakora cyangwa se nabo bakora, wowe usabye ko bashyigikira izo mpano. Ariko nanone hari ikindi kibazo tujya tubona, like nkanjye mba mu itangazamakuru mfite ikiganiro nkora, hari igihe ushyigikira iyo mpano bitewe none na discipline yayo ku giti cyayo, yagera hariya hejuru cyangwa se yagera aho ikwiye kubigera ugasanga yitwaye mu buryo butandukanye n'uko wenda wamushyigikiraga ubye expecting. Ni urugero kandi utange kuko nyine ibyo nkunda guhura nabyo. Utumye umuhanzi muri interview either ni kuri radio mu kiganiro, nta kindi kintu afite wenda yaguha nk'urwitwazo cyumvikana, akubwiye ngo araza kuza interview birangiye atayijemo, nta nakubwiye ngo ntibiri bukunda, ahubwo ngo waraza gusa isazi ikiganiro zikagera ukabona ataje. Urumva uwo muntu abikoze kabiri, uwo muntu wakomeza ukamushyigikira cyangwa nawe wamureka? Rega ikibazo abantu batanga n'impamvu zitari zo, ariko ntabwo ibyo umuntu nyine uwo muntu ntabwo aba ari uwo gufashwa. Ariko ikibabaje hari abantu impano nyinshi ziba no mu mastudio, nta nubwo wavuga ngo buri umuntu ushoboye ikintu ntabwo ajya kure yacyo, ntabwo wavuga ngo ari mu rugo. Buriya wa muntu uguma mu rugo n'undi ntabwo aba ari uwo gufashwa, ariko umuntu yakoze ibyo yakagombye gukora bro. Ugiye buriya abantu nk'abantu bakeneye impano zirenze, sinzi nimba n'abaproducer bagira umutima ariko abonzi byaba nge ibyo bintu, ukavuga uti man uyu muntu akoze tuba mu mastudio runaka ze bati muri aya mastudio, akagenda baza aba producer nta mupeti uzi wa mbere, uzi mupeti wa mbere uzi mu bantu ukorera twaha support. Man ushaka gukora mu mastudio nk'umunani, niyo wakeneramo abantu babiri cyangwa umwe, icyo gihe ubona wa muntu ufite quality, wa muntu wuzuye man, wa musane wafasha akagira ahantu agera. Kandi nawe buriya hari abantu mu Rwanda rega mani mu bice bibiri, abantu bashyigikira abantu kandi ukabona umuntu uri gushyigikira arabikwiye ukagira ahagera, hari n'undi basunika nyine nta bintu birenze bya danje afite, ubwo ugiye mu mwanya w'abandi mani abagiye gutwara umwanya w'umuntu cyane. Okay, tabagiye mu mwanya w'abandi. Hanyuma twari twanavuze ko turi buze kumvisha abanyarwanda aho ku yindi ndirimbo, gusa nanone nanjye icyo navugaho nuko yego hari igihe bafasha umuntu udakwiriye gufashwa, ariko nanone hari n'igihe ufasha umuntu akwiriye gufashwa ariko nanone discipline yikananirana. Ni kimwe mu bintu byica nanone imyidagaduro cyangwa se entertainment. Discipline nicyo kintu cya mbere buriya kibaho mani. Ni impano udafite discipline ntabwo aba ari impano. Siba hari se abantu ntibazi benshi cyane discipline ni waba urenze guterega, ntabwo wacuruza udafite discipline. Okay, ntabwo wacuruza. Niyo mpamvu sometimes ntabwo bose bazira discipline, hari igihe habimo n'ibyo by'amashyamba nk'uko yabivugaga. Ntabwo ari ishyamba, ni ubushake bwo kutamenya, nako bwo ni ubushake buke bwo nyine gufata bya bintu upfuye kubona. Ntabwo wavuga ngo buriya ikankwereke
hari abantu bakora amarushanwa mani mu Rwanda nta marushanwa nahaba menshi yo kuvuga ngo wenda dukoze amarushanwa runaka biriya bintu birarenze biranafasha yo ushaka impano amarushanwa runaka tugaragazemo impano ya mbere wenda uyu muntu tumufasha mani ibyo nibyo bintu byakabaye bivamo abantu badanje kuvuga ngo rero nka demeni ikunda kubikora ibyo bintu kandi ukabona baza imana buriya umuntu wavuye mu irushanwa aba yahanganye n'abantu benshi ariko umuntu uragiye muhuriye muri studio wenda wumvise indirimbo y'imwe ni nziza iragukomye byo ntuzi n'umuntu wayikoze ntuzi uwayanditse ntuzi iki n'uwayiririmbye wakaza aturamo wowe ukaza uvuga ati uyu muntu arashoboye cyangwa akoresha indirimbo uyu muntu ndamumanejinga ibi bintu ntabwo biba birimo ubunyamwuga cyane uba ugomba kuba wize ku bintu ukamenya ati uyu muntu yujuje quality z'umuririmbyi wa nyawe cyangwa umuntu wenda ariko ntabwo wavuga buriya abantu babikora wenda baba bafite nyine nabo ntabwo abantu bose bafite ya gahunda bavugaga yo kuvuga ngo dushyigikire umuziki w'u Rwanda ngo ugere ahandi hantu hari abakeneye kwibonera ibiceri bakeneye babandi nyine ngo bacuruza Okay, so hanyuma indirimbo iri hafi yaje cyangwa ntabwo iraboneka yo twakumvishaho abantu turimo tugenda tugana no ku musozo ku ngingo zacu z'uyu munsi ugaba gushaka nabo uraza kubutekereza ahantu ubuze kubabwira bagusanga bagukura platforms zawe zose zumva ziri tayari ndetse n'indirimbo yawe uri mwiza ndetse na forever na platforms zawe zose nazo uraza kubizubabwira kugira ngo banajyeho barebe n'ibihangano byawe nibiri tayari wayigezaho nta kibazo niba umuntu aba afite nyinshi ariko ntabwo ndi kumva nushaka ku mixing tu y'abandi se iyaba izawe zaba iz'abandi icyo dukeneye ni vocals just ni imiririmbire tu nuko susurutsa abantu uko njye nkunda buriya nakundaga Buravan cyane man indirimbo rero na interview zose nkora kenshi ni indirimbo ze zinza mu mutwe cyane hamwe mbere y'indirimbo ye Marayika cyangwa indi ushaka wenda niya simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo singetandukanye umunsi nijoro kuko nibanire n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby mami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling is you I have a malaika Jafitaka malaika bivuga kenshi yani bishira ibyuko wantwaye umutima babe ese mbwira ujya ubikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya nkivuga imitoma yo mu nzozi zanjye uhoramo niyo ngize ngo mpange ni wowe unzamo nakupenda morning to night my desire my reason to live darling is you yeah I have a malaika Jafitaka malaika yeah ti malaika ifite akamarayika hanyuma ubwo watubwiye nyine ko umuntu wamwandikira bishobora guterwa n'ibyo mwavuganye bishobora kuba menshi akaba makeya noneho umuntu ushaka rero ko umwandikira indirimbo agusanga hehe agukura hehe na YouTube channel yawe uyimubwire kuri za ndirimbo zawe washyizeho kugira ngo bibe fresh sana ahantu bansanga kuri Instagram niho wenda navuganira n'abantu cyane ndakeka nitwa Beni Music tubibona slide gato Beni Music bitumbona tu waza tukavugana tu
ebana indirimbo y'uburyo bwose ubwo navuze ngo ngiye ndirimbo iz'urukundo ariko indirimbo zose nazikora tu ubwo no kuri YouTube channel YouTube channel nayo ni Beni Music bibaye byiza abantu bapiningiraga channel hasi bakakabona ntari okay ti Beni Music namwe nizere ko mumeze neza cyane ikindi nababwira nuko ni umwe mu bahanzi kabisa uramutse wumvisha indirimbo ze nkuko yabivuze cyangwa se ukurikiye ibihangano bye imiririmbire byose ni sawa twese turimo turagira ngo dufashanye either 5 banjye 10 banjye cyangwa se 15 banjye abateranyeho abawe nawe musharingire video ze ibikorwa bye n'umuntu wa danje ubwo bizaterwa nawe ukuntu azabyitaho discipline ye ndetse no kuno azaziprograma yabivuze ngo he's a dreamer afite inzozi zo gukora ibintu bya danje kandi ibintu bya danje bimurimo ubwo ni mwebwe muzabigeza kure kuko we arabifite kandi muzabibona reka mushimire cyane mushimire ubwo ngubwo mu kiganiro cyacu The Journey niwe wabaye umuririmbyi wagize indirimbo yabaye y'icyumweru twanifuje no kugira ngo tunamenye nyine n'ubuzima bwe uyu munsi twagira ngo tubanze twumve ibikorwa yakoze cyangwa se n'ibyo akora n'uburyo abikora ubutaha tuzamuzana no tumubaze ni ku by'ubuzima bwe kuntu byatangiye kugira ngo yumve yagera ku rwego rwo kuba umuhanzi wa nyawe wandika n'ibindi byinshi kubera ko ahangaha ni mu rugo mutazagaruka nizere ko wakoze subscribe wakoze like niba wagikunze kino kiganiro jya kureba ibikorwa bye nicyo ndi kugusaba akakanya jya kureba platforms ze umushyigikire umusharingire kandi unamutaginga ahantu hose hatandukanye kugira ngo agire ahantu agera wakoze cyane Beni reka nkushimire nizere ko n'ubutaha ninkukenera mu zindi ngingo zitandukanye nzakubona yego nta kibazo kabisa ijambo rimwe ku bantu bakurikiye kino kiganiro cyangwa se n'abazakibona byari byiza nishimiye ko nyine twagiranye ikiganiro cyiza nabo bakomeze banshyigikire mfite indirimbo nyinshi mani nibareba kuri channel hariyo nakoze hacamo igihe kinini mbona indi ariko ubu ngubu ndimo ndapanga gusohora indirimbo nka buri kwezi niyo yagize arodi ariko nkayisohora buri kwezi ngasohora indirimbo nyinshi tu hamwe n'Imana ninshyigikira abantu ibintu bizaba byadanje ibintu bizaba byadanje ugeze kuvuga ngo iyo ukunda ikintu cyangwa ushaka gukora ikintu ubaho hantu icyo kintu kiri cyangwa se ugume ntabwo waba uri umuhanzi ngo ugume mu rugo ahubwo ujya muri studio naryumvishijemo nanjye ahangaha ndifuza ko imyidagaduro abantu bafite izo mpano cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye abantu bakwiye kuba bareba cyangwa se bikenera abantu mwazaza ahangaha tukajya tubiganiraho tugasesengura tukareba twakora iki ese birasaba iki ese simba nibeshya cyangwa se sinaba nkora ibintu bitari ibyanjye ibyo byose tuzagenda tubiganira turebe ko byifashe mwakoze cyane aradushimiye natwe reka tumushimire namwe reka mbashimire nizere neza ko n'ubutaha muzaba muhari kugira ngo turebe ikintu imyidagaduro yacu twakongeramo undi munyu cyangwa se twakongera niba ufite umuhanzi niba ufite undi muntu ufite impano idasanzwe reba aho ngaho kabisa muri description hasi uraza kubonaho nimero yacu utwandikire umutubwire cyangwa se uduhe ibikorwa bye none tuzanamuvugishe nawe azaze turebe ngo byifashe bite hano hazanyura abantu bose bafite aho bahuriye n'imyidagaduro mwakoze reka mbashimire